niba Mutesi Jolly afata umwanya akajya gutegura Miss East Africa idafite ibihembo idafitiwe projet itazi uburyo ki izakorwamo idashobora no kumara umwaka bizi ko yabaye created kubera impamvu ako kantu mukumve neza Miss East Africa yabayeho kubera impamvu kuko nta gahunda nimwe yari ifite yo kubaho kuko n'incuro imwe yonyine buri hari ukuntu ushobora gutegura ikintu bwa mbere bigakunda yenda ubutaha bikazanga kubera impamvu ABCD yego ariko iyo yabayeho kuri purpose yo kuza gusenya Miss Rwanda gusa Kid natera indi umugore we ave muri ibi sayifite se rakareka jone ko nabonye bari gukina game yiyambariye akantu nkabona nta kintu kirimo kurura umwana umushyire mu mago wamagare pasiteri we aza amarambika y'ibiganza pa wi cyeka niba bavuga ati yenda bashobora no gukatira burundu ine nuza ntabwo urayimenya wowe iteme twazanye pa wi buri ninjoro DCTV Rwanda. Ndabasuhuje ni yemwe mbaye nikaze mutubana umunsi kuwundi ni mwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5 kuri 5 ni DCTV Rwanda. Yeho nitwa Romeo Janvier ndi kumwe na Clement Disi niyigaba. Clement ameze neza? Meze neza ndashima Imana. Wa gatanu mwiza. Hari umunsi turi kwa gatanu. Weekend kiri buri. Nta mafaranga ufite. Aya? Utamenye iminsi. Nta kibazo cy'amafaranga afite. Umunsi wa gatanu iyo wakwisomye. Kibazo cy'amafaranga mfite iyo mfitemo bibiri byanjye biba ari ibyo. Si turi mwira guhaza. Bibiri byanjye muri cash power mfitemo umuriro, mfite amayinite. Mfite ibyo kurya. Bibiri ni ibyo ku muntu umwe. Sore rukumbu usigaye muri Kigali. Ngewe se ariko andi bana bimanukiye ariko waza nari ngeze ngo ninge musore utarashaka ahubwo ubwo nicyo kintu nangeze ngo ushaka se ubwo nicyo nari ngiye uvuga nti ndi hafi ntiwazabatungura ubundi nabonye ka video ka Lorenzo no ni post ya postinze avuga ati mbere ya za 2 umusore w'imyaka 20 udafite akazi w'umushomeri yagondagondaga kagonyi akarongora akagira umugore nari muri iyi myaka hatu umusore uhembwe inote ya 700 800 igeze imyaka 35 nta n'igitekerezo rega gushaka ni kimwe gushaka bikomeraho ni ikindi gushaka ni kimwe no kujya rurambe ni ikindi gushaka naka kanya washaka ariko se abana niba baba batatu bizagenda biti niba baba banise ati mubyara bo mushoboye kurera mubyaye mushoboye kurera nawe ubwaye ntiwakwirera avuga ati nanjye byaranze ati ibintu byakomeje kugorana naho ibyo byo gusigara i Kigali iyi weekend nta muntu numwe uri gupostinga girlfriend nuguvuga ngo booking ngo zakozwe kugeza kwa kabiri kuko weekend ari ndende kuwa kabiri umuntu utarabukinze umwana ubu ngubu niyo wagira uta nimero zavuyeho utarwaye umutwe ubo bahungu rwose bakire message nyinshi ati za gahunda zaje zitunguranye ati ubu rero urabizi ko zindya mu nda ubu ndarwaye ati sereka nze nkurebe ati hoya ugiye kugora mukunzi sinjya nshaka kukurushya ati ahubwo ndumva umutwe unyangiye gukuraho na telefone unyibukije umuvandimwe wanjye ufite umugore w'umunyagisenyi kazi yaramubwiye ngo mama aranshaka yagiye gusura mama yiwe ngari kuvuga ati nyogokuru yamize ijerekani nagiye kumushyira ati rero turi mu cyumweru cy'ikiriyo yaza kugorana wamugana abazo ubwenge bibukingiye abandi biragorana ya postinze girlfriend we baramusubiza ati naho ugeze bro kubera iki se uwo girlfriend yaciye ibintu ntawe utamuzi posting uvuga ati uyu muntu nawe se muraziranye ntabwo yaguhenze ati ejo bundi kadukoreye amabara ahantu twari turi
ati twajyaga tukumva imiziki tukagatuze arimo DJ ni DJ Sonia wagezemo nk'ibyo niko babyitwara muto abantu ubundi sundi baba bapostinga aba girlfriend babo cyangwa boyfriend ubundi muba mu Rwanda niki ni imyumbati muba muri kwamamaza ni za kinazi kasava ubundi muba mwamamaza abatabapostinga rata nuko abatari bo bonyine oya ngo nabonye akavuga ngo abandi ngo bari gupostinga abakunzi babo naho wowe ngo baguhisha nk'uhisha imiti ya sida biriko baguhisha akaruhuko twabari ka Imana mu rukundo bari atari cyane tuvuga ko abana rega ibintu byo gukundana ntago ari ugupfa kubyishoramo ubundi ni ibintu ujyamo wafunze umwuka ukavuga ati kama mbaya nyuma nishoye mu rukundo kuko ubonye nk'iyo message ugifite umutima woroshye warira nka giti mu jisho umuntu sinzi yavuga biri furu ine ndauti umuzukurikiyeho yasinziye saa inageza saa 9 ubundi ubupostinga umukobwa Rwanda ni iki koko niyo babwiye ngo nyirakuru n'amajerekani wamujama tuziranye se wapostinze beautiful ine ndauti bugaca asinzira ku manywa umunsi wose yambara n'ijoro yarabonye ibitotsi zira nigoriro zimwa mwamamaza ure wasanga hari nkundi mukapo wabonye statiye agakora gasisho n'uyu nguyu muri kumwe ati narinze kari nge gusa akahita abwira wawe ndi wapostinze ine ndauti ati out akoresha kanyuma bizagorana nuko kw'Imana umujama rya masayi natarwaye nta kibazo afite no gutelefona birakurana yaba tifagura meritera abanye bashira make bizakurana gahunda z'akazi atari cyane mureka gupostinga ibintu byo gupostinga ubundi jya upostinga umukunzi wawe mu mutima wawe mugiye ifoto yanyifite ku mutima kandi ikintu cya mbere ni urukundo naho kugukora publicité ntago turi mwimurikagurisha ari publicité hakaza umusore ari igihe wa posting bakakubwira atari ko ku kwezi barakwishyura ubwo urumva umuntu ukuntu aba ameze twizere ko ugenerwa agashahara buri kwezi kugira ngo ufate initiative that's a risk ni posting umukobwa jama karipurayinga ngo gumusanga none se ngari mu kiye gihugu akatumva kari mu diaspora direct nyine none se musa ngari mu kihe gihugu ubwo nyine urumva ukuntu abasa byagoranye ukuntu umuntu abasa ku buryo bahita muha igihugu nyine bavuga ko ariyo mahirwe yanyu mashoboka agabito nawe kumuja bari kuvuga ati ngo niba uri umukobwa ukabazi yuko ufite uburanga budashamaje korera amafaranga kuko niyo azakurengera kabisa kuko ziba zimeze ariko ubwiza nanone budefiniswa mu buryo bwinshi n'abantu bakundana bagendeye ku bwiza baba bibeshya cyane kuko yes naka gusobanurira ubundi ukunda umuntu nta kintu kimwe ugendeyeho ni ikintu kimwe kuryo umuntu ashobora kukubaza impamvu wakunze uyu muntu nawe ubwawe ukayishaka ukayibura uzi impamvu se birafasha reba uwo mukobwa uteye gutyo ufite amataye wifuza ufite inyuma ufite munsi y'urugo niki reba uwo mukobwa ejo agize ikibazo bakamubaga urumva ya shepu wakurikiye izabivuyeho reba umukobwa ukurikiye cyangwa se umuhungu ukurikiye juste kubera amafaranga ejo nashira azagenda reba umukobwa ukurikiye ngo kubera ubwiza ejo akoze accident byaba birangiye reba uwo muhungu ukurikiye ngo nuko akina muri Rayon Sport cyangwa iki ejo agize imvune bizaba birangiye ngo kunda umuntu nta kintu na kimwe ugendeyeho ubwo nushaka kugendera ku kintu icyo ari cyo cyose uzaba ukunze icyo kintu kurusha umuntu ariko uzi hari ikintu birengagiza umbwira ibyo bintu uzi ko birengagiza ko abantu bajya gukunda n'ababanje guhura ikintu kigukurira guhura n'uwo mukobwa guhura byanya byose cyangwa guhura bisanzwe miti
ikintu kigukurura guhura n'umuntu kugira ngo muganire. Ntago nanone ntago mvuze ngo Olivier umuhuro ngari kuyibazaho. Uwo muhuro niwe yari kwibazaho Olivier. Olivier se ndamwumva twikomereze. Yabyutse se ndavuga nti Imana ishimwe. Uri kubyumva? Urumva uko byagenda kose ahantu hari umukobwa n'umuhungu attraction ibaho. Noneho bikabuzwa na za mpamvu zawe zindi. Yego. Wikurikira kuvuga ngo ndagiye ngo juste ngo cyangwa ngo bya bindi ngo umuntu yaguhayemo pass. Urumva umuntu yaguhayemo pass, aguhaye pass avuga ati uyu mukobwa ni mwiza bite nuko we amubona. Cyese ati uyu muhungu ni mwiza n'imfura bite nuko amubona. Usu si hari abantu bazi yuko ndi umwana mwiza, si hari abazi yuko se ndi umwana mubi. Yego. Noneho ubwo niba hari ikiciro cy'abazi yuko ndi umwana mubi, wa muntu ugiye kuntangamo passe abarizwamo. Yego. Azavuga ati ya ati ntacyo twaye, ati kere muramuzi, atundi bamwita niyigaba. Undi iyo umuntu agiye kukuvuga hera kuri ndi zina ritavugwa cyane. Yego. Ati yitwa niyigaba. Aturi yarabiciye biracika turamutse ugiye no kugira akamubwira ati sha ntacyo nkwijeje. Urumva uwo numwe. Noneho hakaba wa wundi wantanze mu pass. Yego. Clement ni imfura y'u Rwanda, gira umutima mwiza, umwana mwiza, gira ikinyabupfura, whatever. Icyo gihe bizakugora wowe kugendera kuri icyo kintu runaka ngo uvuge ngo ndahitamo iki. Yego. Kubera ko ntaguzi exactly icyo uri bukurikize. Niba uri bukurikize wa wundi wakubwiye ibibi bye, yenda ukagenda ubizi, cyangwa se niba ukurikize wa wundi wakubwiye ibyiza bye, hanyuma ibi bikazagutungura nyuma. So habamo rero ako kantu kadude. Niba ni kimwe no kuvuga ngo umuntu akugiriye inama. Kukugira inama ni kwa kundi mangiye kukubwira ibindimo. Yego. Uko byumva Janvier urabona ufite umugore, urabona ufite umugabo se, cyangwa se urabona ufite abana batanu, buriya bari abana batanu ufashe batatu kabashyira kwa nyogokuru byaba byiza. Ubwo urumva ngende kwiyumva ko ngiye ntabasha gutunga abana batanu nkakugira inama yuko we wiyumva. Ndimo rero ndagushyira mu nkweto zanjye. Ariko buri ikintu cyiza utanga igitekerezo. Yego. Ko mbibona bigenze gutya bikagenda gutya byaba byiza. Ubwo urumva yishyizemo ako kantu uko mbibona umuhaye nawe umwanya wo gutekereza nawe wo kugira ukabibona. Yego. Ariko iyo ubwiye umuntu uti uriya mukobwa wamutereta wana uriya gutyo uratakara se ntutakara. Ariko hari n'abo bikunda, hari abo bikunda bakahuzwa n'abandi bakera habaga abaranga. Kandi byarakora. Ariko bitandukanye n'abo umusa posting umwana akakubwira ati wampaye mu passes. Yego. Ati shyiraho amayinite hano. To umwana aroroshye. Umwana ntagorana. Umwana ntagoranye. Nari nabonye kandi mwabahungu mwe ko muguna kubwira abakobwa ngo mwaje mukaturaza. Yego. Ati uwo mwana gupfireho bro. Naje gusanga abajamari abihanduza cumu ndakurahiye. Kurusha abakobwa se. Ako se umukobwa uzi ko umukobwa muhurira ahantu mu kirori bikarangira mutahanye. Ukinjira mu nzu ugafunga. Ukinjira mu nzu agashyiraho na rido agafunga. Karyama gaheza. Abakobwa nabo ndakurahiye. Ariko n'abajama nabo nabihanduza cumu. None se wamugana ubwo mwana agize ayirwara nk'igicuri. Bikagira saa 9 ugasanga umwana yarabiranye. Cyase umwana yakoze nk'ibyaha runaka bakamugusangana. Cyangwa se uwo mwana umutwaye ugasanga epfiriya nta gahunda. Ngo byabagaho ngo kera niko bajyaga batoza. Kera ngo kubwo magine, ariko historia magine ntago yibuka kere. Nta magine nta. Kugira ngo magine n'ibigashari. Muri boîte mugakuna n'umukobwa ngo ufite ibinono. Ahubwo ikindi kintu ntaremera. Kera hari nk'ahantu bahingaga nk'ibigo nk'amacunga cyangwa se amatunda n'ibiki. Bakavuga ngo hari ahantu harimo uruhereko. Uruhereko ngukozeho wafatwa.
ngo wahira ya bintu byabagaho cyanga byari ukubeshya kasha muri mu Gatsata hari umuntu ngo bageze gufata ishuri ryo ku Gitoki mu Gatsata 2018 nabonye inkuru yakozwe na BTN I think zera nkuru nazo sinzemera ziragifatira kuziboneye hajya nkanura ntazi uruhereko rwabagaho cyangwa gukanga abantu kugira ngo ayo cyangwa se byabindi bavuga ngo umuntu agakura amafaranga ikuzimu kuzimu ngiye ugendeye ntaguragira ikuzimu bahaturangiye se bungu ariko ngiye naravuze ntiwampuza narise umwe wagiye kuzimu era n'umuhanga niwe muntu ambere wamunyereka ubungu ubundi ari abahehe ubungu muri Kigali cyangwa ari ngo aciye mu majyabiri mwashiranga amajiga abiri ngo ku mazi ngo katone iskariye produit zo mu musatsi ngo zikorwa mu bwonko bw'impinja yego kuzima arabibona baratemezaga baro nyatari kabisa arakabana twize gukomozaho nibuka ko umuvandimwe Dani nanone ejo bundi ye mu rukiko rwose takamba umugore ati ndashaka 300 imbumbi muri kwezi kundezo ryitanu ryo kurira umwana ryitanu rya Minerval Dani rero uko mumbona gutya banyakuba bacamanza ndakennye pe ati urumva twarira umwana ariko mushobozi butoya bushoboka tugafatanya gihe nazajya mbona senkani y'indezo y'ukwezi nkanabona na 40 yo kwishira Minerval tugafatanya kanye ahubwo sinumva ari umuba rega ikibazo cyabayeho urumva iriya story yabo uriya mugore ubuzima bwarahindutse ntiyamenya guhindukana nabwo akabona ko gihe yateguraga ibitaramo n'igihe yabaga mu buzima bwiza mu nzu nziza nini yego afite imodoka ebyiri agize ate ananirwa kwakira ubuzima agezemo nuko ngo igisigaye ni ukwizirika kuri Dani donc niyo filimbi yanyu kuko tuvuga urugero reka tujye tubwizanya ukuri niba umwana wari umeze neza ufite amamodoka umwana yiga mu kigo cy'ibihumbi 220 yego bigashira ugakena byanyabyo tubwizanye ukuri icyo gihe nta gufata bwa buzima wabaga mu gukomeza ubube yego icyo gihe ntuvuga ngo mayonnaise ni isimburwe n'akavoka yego sibyo niba guraga igikombe cya mayonnaise 5,000 voka ya senkani cyangwa 100 iragira ikigufasha usige ku mugati izo za bureba zivuyemo niba umwana yigaga ku kigo cyishyura ibyo 200 n'abangaye hari ibigo byishyura 50 cyangwa se 100 kandi byiza ubwo nyine emera iby'ubwo buzima ubanza ubwakira umenye ngo ndi muri ubu buzima reka mbwakire mbuyu nguyu and then menye kubivamo bira kutiyakira ni ikintu kibi cyane ni nacyo ikintu kigora abantu benshi babaho uga Clement kuri kamera abantu baranzi niki ngejo ngo ndakennye ndakubiswe ngo naniwe kujya kwaka kazi ngo ko gukoropa ngo juste ngo kuko abantu ngo bambonaga kuri kamera ya niyo mpamvu mwana w'igitwe nubaka kanya nyabona n'abantu bakamanura two kubatwara ibyo bitanuka bikenyerera kongera mu yandi je mu biki kutiyakira ni ikintu kibi cyane kuko kinatuma ubaho ubuzima utakagombye kubaho cyangwa se kwa kone nguvuga ngo mbereho umuntu mbeho kwemeza umuntu nabonye post yakabari kamwe bari kwamamaza ngo bakobwa ngo muzaze mwambaye imyeru ariko mugamije donc to impress kwemeza abagabo cyase gukurura abagabo cyase gufatisha abagabo urumva uredi wagiye kwambarira umugabo ntago agiye kwiyambarira yego agiye kwiyambarira yego kubaho mu nkweto z'abandi bantu ni ikintu kibi cyane gishobora no gutera efe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ko numvishe ndamukotinga Kalisa avuga ati uriya mudamu ngo nta noroshye atahoza ku nkeke umuntu witwa Dani nanone usandi ni ibindi ngo mu buryo buteye ubwoba icyo nakubwiye nti amakarita yaramushiranye yego igisigaye ni Dani nanone niyo turufu isigaye yonyine comment yanditse ku kiganiro ku ndirimbo ya Dani nanone we ubwe we indirimbo ya Dani nanone iri yasoye bwa mbere yego nasara we na Ways nawe nasara aramubwira ngo abandi ngo mwatangiranye ngo bageze kure ngo nukuri ngo nta kintu uzigera wimarira ariko n'abantu bacimanza nabo bagiye babanza bareba izo manza bagiye guca ubundi barazicira abantu bashyiremo n'intuza kuko hari abagabo bagowe hari abagabo bahozwa ku nkeke
ariko Dana akaba atafata umwanya avuye ngo ngiye kumurega kuko amozwa ku nkeke akituriza nyine akavumira nk'umugabo. Ariko abagabo barahohoterwa biteye ubwoba ku mutima uriwa yanditse commentaire nk'iyo ngiyo. Ariko nanone n'abagabo hari n'abandi bagabo hohoterwa mu bundi buryo. Ubu nigiriye mu kabari cyangwa se muri restaurant muriyemo n'abakobwa ngo bambaye to impress. Ubu koko nari ngiye kwirira ngiye kwinywera muye n'urwo ruva gusenya koko gusuka umuhohotera uzanira kunyu utamubona atinze nakirida none akasutamura timwongere abaguci ruhande buri munota n'ubwo ngo niba watsi biryo muri restaurant azana kimwe azana kunyu agasura akazana kirida agasura akazana serviette kugira ngo nyine komeza koko situwa turi guhohoterwa mw'abantu tujye tubwizanya twararushye nuko tutavuga nibyo ndabishye nuko twarago noneho badukoreye inama rero niba bicyane abo nanye nabwiye abajama natwe tuzakora akanama yikaraga imbere duhindukira bitujya muri telefone yikaraga imbere hariko abagaba bikorwa haze sha ururimi rwasohotse ajyana na bikorwa urenzwe nibwo bikora haraho bawijutiye akarambe nawe rero nawe ntushobotse ngenda shobotse ndakora hi ziko ari inyama guca kuzuru inyama guca kuzuru numva umuhumuro ngo ukurikira gutya ntushobotse ndakora hi oya nuko abagabo turahohoterwa twararushye twaragowe ariko nuko tutavuga hari nk'ibyo ureba ukareba munsi y'urugo ukareba imbere y'urugo ukavivura koko mana muri agenewe umuntu umwe koko navuga ni yamvugo ngo Kigali bisheya kukidashyirwa mu itegeko nshinga ngo byibuze umuntu naba afite imyumbati ahahirane n'ufite agafiriti azwe karibyo ataturidi kagaruka ku buryo ibyo byanagabanya bwaki no kwifuza kuko ryawe ufite ibijumba mbikeneye ngiye mfite umuceri tugasharinga ufite amafi undafite amagi yes azwe karibyo amafi n'amagi subwo urumva amafi n'amagi nundi basanzwe bahahirana buriya abadahahirana ni imyumbati n'ibijumba ishwe ntago imyumbati ngo impibijumba ntaho wabundi ntaho twadutanga abo nibo badahahirana bagikomeye ku muco nyirizina ngibijumba n'ibyange reka mbyimenye ariko barya bafite amafi n'amagi bagurana buri nimugoroba buri ki basanzwe ubuhahirane bwo burakomeje nibazaga wenda dusa nk'abavuga inkuru ya Denanone birakwiye ko umuntu wabyaranye n'undi Clement amajyana mu nkiko yaranamwandari wabonye no mu matangazamakuru avuga kazanamo n'ibindi naturiya tuntu urukiko twakagombye kuduheraho dushyiramo inyoroshyo kuri Dani naho ubundi Dani arakennye none se hari igitaramo muheruka kumubonamo ntacyo bazimyakamaze ku ishuri hari ikindi akora yari umunyeshuri mu bushobozi bwe buke ahubwo ndumva niba yaremeye 100 ahubwo Dani turangira ibanga ryo azajya ribona ku kwezi nawe umwana we wimuhanika hejuru mushyire mu cyiciro gishoboka hari abana bigana kandi nabo biga byarabivuze reka usandi uzi hari ngiye yanyohereje ama message nyohereza inkuru za Dani zo muri 70 ingahe zimwagensting base ari n'igihe ureba ukavuga ati ni indezo indezo iri kwakwa gusa ugasanga harimo utundi tuntu kandi ibintu byabo byahereye zamani byahereye kera nibagire babiganiraho babisoza by the way tunahanganisha Vidi Frank plutôt umuryango we kuko yamaze kwitaba Imana umuryango wa Vidi Frank tuwihanganishe tufate mu mugongo cyane hatari we mwana akoranye igihe nk'abantu mwe mwakurikiraga paparazi dore Janvier niwe bagabiri inyuma yabaga mbiri inyuma niwe bagabiri inyuma imashini ya mbere kuva nabo mu buzima
yamaye imashini ya mbere kubona bamuzi ni umuhanzi umukinnyi w'amafilime imagine ukuntu urupfu rurya Frank yarwaye stroke 2020 arayikira cyagiye DJ Miri maze kumwica we arayikira at this time ahitanwa n'umwijima nyine ubwo ruba rwaramushatse kumushakira ahantu henshi hatandukanye ati ntaho ncikira rega ugasanga ibyo bije nabonye tukiri no ku nkuruza bitabye Imana Ndizeye Samuel wo muri Reyo yego nawe yapfushije umugore we yala kapiteni yapfushije umugore we wabaga mu gihugu cy'u Burundi ngo yazize umutima yararwaye umutima nawe tumwihanganishe bamwe baba barira abandi baseka kwa Mico the Best ho ni impundu yego ibarutse ubuheta ibarutse nebyo ati babatambi urukundo rwa rihanatamba urukundo rwa na Chris Brown kugira ngo yamamare ariko aho ngaho arahita hatuzana rero muretse ibyo by'ibitambo tubanze duheraho ubushize twagejeje twagiye utatwetse ifoto y'umukobwa wawe ariyo ngingo twari turiho nyamukuru kuva tagiye rero kugeza uno munsi ngo dusoze iby'ubushize tugere ku by'ibitambo bamutwaye ngo yase bamutwaye bamutwara iyo afite umuntu biba ari amahira ahubwo kuko ubona aho uhera gute umwangisha none ukajya gucurika ikibuga kuko atamufite ahubwo wakubaza impamvu atamufite nicyo kibazo gikomeye wararuzazamye rero kuva cyagihe iriya minsi yose inyuzemo bahise bamutambikana iminsi 3 iciyemo niyo bamutwaye yari ari ku muhanda aciyemo icyumweru none se ari mu cyapa gushika abana bari kuca abashobora kuba bamutwaye muri taxi bahise batera ivita ibyo turarivunira mu nzira ya debeni ryamaze imyaka ingahe ritarajya mu murenge ariko noneho ryaragiye ryagiye mu murenge ariko ntabwo baragera mu musore maze imyaka myinshi apfukamye mu Rwanda kandi nawe mbona ari kwiha congratulation amavi yagiye ahindukayo ikintu naje kubona nabonye kagasatsi kameze sibyo kagasatsi bari bogoshe nabonye ko kameze karimo n'ikigudi harimo n'ikigudi ndetse niba kasatsi karameze kakaba karimo ikigudi ebena akaba arimo kwiha congratulation afite n'inka ntago ari ubukwera oya gahunda yirahari na vuba irahari cyane iyo nkuru nzayikoraho mu minsi iri imbere ahubwo reka tugaruke ku ngingo witujijisha reka mbajijisha ibicari none se uwo wabonye atameze nka Janvier umukobwa ntago bamutangira kuri kamera abyinyo wabonye reka nta ryinyo rya Janvier hari Janvier afite iryinyo hano ariko abagore baba baragowe ibaze kubyara umwana nk'uwo nguwo ukamurera umwambika pampa akora ibiki n'ibiki agakuru ukamurihira minerivare inyana y'imwe igaturuka hariya batamaranye n'umwaka ati ndamukeneye ahubwo reka imubonye ikuze sha biramutse bitabaye none uza agahinda napfa nyine ahubwo nicyo kintu gitangaje biba bitanabaye ahubwo barakurusha bamutwara agomba kuza akankorera mu ngata urumva wakundi none se njyewe umukobwa w'imyaka 20 uvuge nk'urugero umukobwa w'imyaka 23 sibyo cyangwa 4 njye kumugurira umugati njye kumugurira imigati ngo abazungu bamusuye muri kumva ibyo muri nabyumvishe njye kumugurira ati kujya kumugurira imigati ngo abazungu bamusuye kubaza ibitambaro kandi akagomba kuba afite ukuntu tambara se nduirurira nakoresha no ku rundi ruhande sibyo buri mubyeyi ashimishwa no kubona umwana akura aho ngaho rero impamvu ngiye mita mpagarukira ikindi kintu gitangaje rero ikindi kintu gitangaje ntandukanye n'abandi babyeyi nk'ubu ngubu uramutse umufasha ari gusomana n'uwo muhungu bamuhitana ubwo koma nanjye ariko nareba iruhande iyo ari mu bukwe uko amashyi n'impundu bari kumusoma ese ajya kumusomera iwanjye urumva iyo myaka aba nikunzanira cyangwa musezeye ku modoka nukuvuga ngo mbaciyeho nk'abantu nkabona arimo aramusomera nk'ahantu gutya wenda nk'ubungubu hano turi hari akantu abantu banyweramo nkaca nkabona mama nakwimanganya nkareba hirya nkigira nk'utabibonye nkaza mu rugoti buriya tubana hano mu nzu urimo kugenda unzanira iriya mikoshi burya bwose
okay rose iyo iri imyaka uzabyezo uzabikoshi aramutse ageze mu rugo agomba kugusoma yakujyanye abagomba kubanza wari wabona umuntu ujya mu kazi nta stage yakoze ubundi umukobwa wa kera yaravugaga ngo ntukankorakore ntiwankoye ukumva neza umuntu utaragukwa agagukora sinyemeranye inkwano rero kutayemera niho urupfu rwanyu ruri ntago nyemera none ese reka banze nkubaze ikindi gihe kabanze nkubaze tangiye kunshurikiraho ikibuga oya tukimanure uri kwanga kwivuga kuko witeguye kuyakira ariko nukuvuga ngo urumva reka by'abahungu mbyara n'abahungu iyo ngingo banzureke none se umuhungu wanjye we nawe azayisabwa ariko buriya wari ubizi wari uzi ko umukobwa ashobora gukobwa bikanahesha n'umuhungu nawe kubona inkwano ariko umukobwa wawe yakowe none se ntabwo uzi yuko biterwaga naho umuntu yaterese ese ntabwo biterwa naho yaterese hari igihe yatereta abantu basaba inkwano miliyoni 2 imibare yanyu rwose wowe warakira inkwano yenda yasenyisa kandi warongoye ye nakira inkwano yasenyisa hoye ntabwo wakwakira inkwano yasenyisa aho kwakira inkwano yasenyisa wabyihorera kuko inkwano yasenyisa urumva y'amanyarwanda gutya izavamo n'ibintu byo kurongoranya n'ibiki byose cyangwa se no gutwara amajyambere nturi nyina ugomba kubimugurira arabyitiranya n'amajyambere ibyo nashatse kuvuga byo kurongoranya uri kumva ni uko nyuma y'umwaka ubundi cyangwa nyuma y'amezi 9 ubundi mu mategeko mba ngomba kuguha nanjye inyana iyo wankwereye inka niyo ivamo indongoranyo indongoranyo nyine indongoranyo rero itandukanye n'amajyambere uri kuvuga wowe none iyo nshuti ukamba 500 byabumbi 500 nkabiguramo kwiziniyeri na firigo byamaki ibyo ndabifite ubwo no kubanga iyo kwiziniyeri na firigo byamaki iryo vire risubireyo mubwire risubireyo se kamwereke iryo vire rihagaze natera biri ubwo ko nakamba bikinda ati waye ntago uzatera ivi ryo mu Rwanda narabimenyesha ngaho nyumvira namenye ko bajya kuriterera Dubai baramuvumbe ni Dubai mu birwa bya Seychelles bazabiterera muri Maldives niko yamaze babonye ko banadukureho visa atereye bakitwaka uyu nguyu yagiye kujya guterera ari Maldives nakubikina bisengere nyabuneka uwo mugisha ntawa bavuze se no gukubita icyuhagiro nakurambikaho ibiganza byawe ugahita uzamuka twikisha umuriro murezira twebwe ntabwo tubatirisha amazi umuriro ni ukuvuga ngo tukubatirisha umuriro kresha na shana kriya kresha na shana kriya kresha na shana kriya reka twa tukiri ku nkwano tugahita tukuzamura noneho mu birere twa tukiri ku nkwano uri kumva nusinzira ahubwo kazi yako ngewe mu bintu bitazangobora umugore ngagiye kugura ibiyiko ngo ibiki n'ibiki ayo mafaranga ahubwo azayangabanyiriza ku nkwano amafaranga azayaza ngewe ndabyifitiye noneho we ankature nane kumukwa senyisa mukwe nka desa dore rero reka nkwereke mundi mu kinyarwanda bavuga ngo imfizi byaro ko ibyagiye urumva ushaka kuvuga ko papa takoye imfizi byaro ko ibyagiye nuramuka kandi ngo usohotse uko ari nta bugayirwa sibyo kandi agaciro k'umuntu kagenwa na nyirako niwumva ukwiriye gutanga senyisa cyangwa ukazana desa uzazizana oya n'urugero nari ntanze niba nari gukwa senyisa umuntu uzi ubwenge umuntu uzi ubwenge yakwa inkwano inafatika kuko icyo nicyo cyuhahiro cyawe kwa sobukwe ibyo ngibyo ariko mbabarira ufate kamera urebe n'umwetu ukuntu isa n'amata mbabarira umanure hano urebe ukuntu isa n'amata umurezi wambaye inkweto imeze gutya iteye gutya uyu mweru ntabwo ariwo dejave uba ugize amahirwe umukobwa akagenda adatwise akagenda atabyaye umva rero za karande abantu baba barimo kugira umva noneho reka nkora ahubwo ubu umuhungu nakagombye umuhungu hari ubwo byari uguhuba no kuvuga ngo mu kinyarwanda bavuga ngo wambariza Imana kwishiga kagusiga ifu niba utangiye kuvuga ngo ngize Imana ngo agiye ngatabyaye wakishe ni nayo ibintu byose bipfira urashaka kuvuga nkaho kubyara muri uwo muryango wabigize ihame wanabyemeje ntago twageze ahangaha ngo kugwiza twabigize icyemezo niba kugwiza twarabigize icyemezo sibyo no gukora ubukwe nabyo twabigize icyemezo bitarimo ibintu byo kubanza kubyarira mu rugo
muba mwarabisengera narumvishe ntabwo ari ukubisengera mwabiteye icyuhagiro ni ukubyereka ni ukubyemeza twabikubise icyuhagiro twabikubise umuntu ajya kugura televiziyo kabanza akayicana twabikubise icyuhagiro akareba akikora akareba ko ugiye kugura iPhone ugasanga iri kwakamo Itel uyu ubanje kuyicana rero sibyo iyo ubanje kuyicana inetega amatwi iyo ubanje kagashashu kagaca yaraje ukuntu tw'utwuma kagashashu ka kanoro bya bintu byananije ubusirimu biranze subirira iwanyu nakubwiye kurora websiriya twamaze kumenya mbinu za mbinguni mbinu za mbinguni unanisikia sijuwe twamaze kumenya amabanga y'ijuru urumva izina mbinu za mbinguni urumva ku buryo haramutse hagize n'ukuntu wenda ushaka kubanza gucomeka televiziyo ngo ubanze urebe n'ibikora ubanza ugashyiramo ibintu bya ntuza comeka please ukayishyiramo mindani hari utuntu tw'udutantisirikwi hariya mu gacinjiro tuba duhari baza gutesite uko yagera ukabanza nyine ugasanga ifite ucomeka ako kantu wamaze kugatera kuri nuza kuri urabona ko prize ifite udutwe tubiri ibi ifite udutwe ariko hari igihe kamwe kagasumba kandi baraducuze tumeze kandi kajya kamanu fizibure ku buryo wacomeka fizibure ubu dufite ahantu fizibure duhita tubanza tukazinyongera tukica nketi urabona ko zifite yego nyine anyeti turayica hari igihe tuba atari tureture ntabwo ushobora kumenya ko bigeze ugasanga si tureture noneho reka nkwere ntabwo tujyamo neza iyo wacomeka inshuro 7 mbinu za mbinguni twamaze kubona uburyo zirindwi iminsi consecutive imwe ku yindi ucomeka se ko wacomeka bose nka 40 ari televiziyo yandikira muri testinga kugira ngo umuriro ugeremo yego menye ko n'abakiriya bashaka ari benshi yari ncomeka avuga ati okay ndabonye ko yaka ntacyo nzagaruka ariko burya iyo ari nshyashya ngiragora kuko hari igihe usaga ngo yaravuye ku ruganda igaca za Dubai ikaza igifunitse karagashashi rero kuko koroha ngaho kavuye hari igihe ivumbi wagese na telefone ukayijyana hara ku mutekinisiye barana kurebera gutya agahita mbere yo gushyiramo turunevisi ahita akubwira ati hari undi wakozemo abibwirwa n'iki mu ruganda bagira akantu kameze nk'akugara baba barashyize kuri buri kurwugara kuri buri buro kuri buri visi karya ariko ngo kera ngo kugapima ngo byasaga ko ngo agira gutya ngo agatunga itoroshi kwa muganga se kwa batekinisiye nyine kujya bare ko ngo bakoreshaga itoroshi iyo ukoresha kabisi n'ubundi ngo nyine ako kantu ituka ukabreaking cyangwa ngibase irimo akabreaking ngibase irimo amazi kara rero buriya birabona ko amashanyarazi yakoreye mu ibase arataruka ngiye tatarukaga rero wabaga ari tayari agashashi kakiri agashashi prize iyo hagifunitse agashashi ishashi ntago amashanyarazi ayatobora ubwo yakozaga mu ibase y'amazi amashanyarazi ntataruke ngo rwose yabaga ikirinki ariko ukuntu agashashi iyo kamaze kuvaho dukora ku buryo umuntu uzazana indi prize ashobora gucomeka ntarabukirwe kagashashi kavuye nyamuneka uwo nzashaka aramenye ntazo yarahuye na mugwiza uzajya kugura televiziyo ni forode umuntu uzancuruza televiziyo reka nkubaze kuko sinareka kureba televiziyo byo ntibishoboka hari n'ubundi buryo ngo nanjye ngo muti reka nanjye electronique gukora nanjye kivangara noneho ko hari ubundi buryo izo prize uba usanga ari dutoya yeraka prize kagufi ibyo wayikubita muri soke bigatangira kujegaje ni soke cyane prize muri prize bigatangira kujegaje agacaji ari gato hari ukuntu agacaji none unakongera oyas hari ukuntu agacaji prize murazegera hari ukuntu agacaji ukagenza nyine hari ukuntu agacaji ukagenza
ukoresheje massage massage ukajya massage neza imitsi noneho hari nk'abantu bajya nko kwa muganga urabona birano by'isuku n'iki ariko kera byabaga bigendera ku idini ngo byabaye isuku n'abantu bose basigaye babikora hari nk'abantu baba barabikozwe kugira ngo baza gukora agashishwa urusinga rugaragara abana dutoye twabyitaga denude twebwe nge niga muri Eto Kicukiro twabaga dufite kanifu nyine knife ufata ugakoresha ugakuraho izitwa porcelaine n'izitwa polyvinyl ukagenda uzivana ubwo ibyo ifaransa uvuga mu kinyarwanda ubwo ntibari bite bamenya n'amashashi urabona ya plastique bifunitse urutsinga bakayikuraho bakoresheje icyo cyuma ku kantu uvuze ko kamera nk'uhata hari purizi ziba zarakwedutse ku buryo nko kusesekamo cagi kahita kagwa bigasaba ko ushyigikira cyangwa se ugashyigikira aho rero noneho igitangaje hari n'izicomekana oya se izo purize zicomekana ni zimwe z'indobo ntabwo nzemeye ntiwabonye za video zacicikanye ntabwo ndareba ukabona video ukabona charge ya LG irakorana ni iPhone charge ya LG ni iPhone bigakorana aka twatangiye kujya tuva kwizo tuzijyana indo kabisa ni izindo abantu purize yanashye gusa izindo bawe yanashye tabizazi nitwabonye ubushize umuntu w'umumama arimo kugenda arimo gutonoza imineke umunwa oya da ishwi hunda ukuntu yudafite ubushobozi fata umuneke gishishwe kaje shawo umunwa bira nibyo nyine yari arimo agenda agira aricyo nyine umunwa shushura grande limit socket oyamo ngo diraronje ngicomeka imyanya myinshi hari izicomeka n'izicomeka yakoze muri babi hari izicomeka n'izicyo Clemence yaducurikiye ikibuga twigiye muri Miss Rwanda nagarakiza ari kibuga ikibuga yaducuritse mu bya Miss Rwanda bya Miss Rwanda se byagenze kid bamunyuraho gato namunyunyeho gato yamugwiza ambaza umuvandimwe ngari hehe undi uheruka muri Mongolia umuvandimwe kazi Miss Mongolia uriya muvandimwe rero shaho bigeze nanye natajya gushyiraho questioning byagenze gute ari kugenda nyemeza ari kugenda kwemeza iki mbizisha uri umuntu uvuga ikintu akanagikora buri mugabo nuwagara ku ijambo kare uzamutinya mugabo turi kumwe nyine turi kumwe mbirimbi tuko ndani hapa tuko pamoja turi kumwe tu we gahunda ukagira ariko rero urafata prise yanjye ariko reka tubivugeho gatoya mu buryo bwera bya Miss Rwanda kare nibwo nicaye nongera nsubira muri video za kera nsubira mu kiganiro cya Mutesi Jolly abwira Prince Kid ko yagize Miss Rwanda akarima ke kandi ko bitazakunda ko bazarubanamo yanamutunga urutoki turi kumwe tu kubyumva ubwo bazi gusoma indimi z'amageste bo barabizi cyane ariko icyo cyo nshaka kuvuga muri icyo kiganiro niho naje kumvamo ko baramubaza ngo nakomeza ibi ngibi uzazana Miss East Africa mu Rwanda ndavuga ati niko bimeze Minzi yagombaga kuzana Miss East Africa igahangana na Miss Rwanda ibyo bintu ntibyakunze kuko Miss East Africa ni igihuhayo yaje gusanga bizi wa mwana kandi yari nayo target kuko reka nkubwira impamvu yari yo target niba Mutesi Jolly afata umwanya akajya gutegura Miss East Africa idafite ibihembo idafitiwe projet itazi uburyo ki izakorwamo idashobora no kumara umwaka bizi ko yabaye created kubera impamvu ako kantu mukumve neza Miss Rwanda Miss East Africa yabayeho kubera impamvu kuko nta gahunda nimwe yari ifite yo kubaho kuko n'incuro imwe yonyine buri hari ukuntu ushobora gutegura ikintu bwa mbere bigakunda yenda ubutaha bikazanga kubera impamvu ABCD yego ariko iyo yabayeho kuri purpose yo kuza gusenya Miss Rwanda gusa
ibyo byaramwangiye kuko numvaga turi gutera imbere reka da numvaga turimo kuzamuka muri icyo kiganiro abivugamo ko agiye kuzana Miss East Africa mu Rwanda kuko umunyamakuru wamuje ngo Kid nakomeza kukwegezayo urazana Miss East Africa ndamubwira ati niko bimeze means Miss East Africa yabayeho kubera ko agomba kuza guhangana na Miss Rwanda yego Miss Rwanda igacika amazi cyase n'abari abatera nkuko ko yaramaze kuyikoramo igihe kinini akaba nawe yaba approachinga bakaza muri Miss East Africa bavuga ati nyine dore niyo mpuzamahanga yego ibyo byari gukunda none se ubundi usibye ndagira ngo noneho niwo ubizanye mbwira mari mpunye cyangwa arize n'abantu badukurikiye iyo Miss East Africa utagiye kwitangiriza mu kindi gihugu kimwe muri bya muri East Africa ntabwo yakwemerwa kuki yagombye kujya kwitangiriza mu kindi gihugu cyo hanze icyicaro cya East Africa Community kibahe ikindi cya kabiri yagombaga kwemvoruvingamo abandi bantu kugira ngo bigaragare ko ari international muri macyaje naguturika ikibuga ahereye Tanzania exactly by'ubwanje nivuganiye na Rena event ni Rena bari bafatanyije niwe agomba gutangirira modoka ubwo aranyibwirira imodoka batanze amafaranga 4,000 byo kuyikodesha bivuze ko bo bagiye mu irushanwa ko imodoka batazayitanga kandi gahunda ya Miss East Africa ubwicukine yari kuza gukora mu Rwanda cyagombaga kuba cyagezwe mu gihe ya modoka yo yabaga iri kuri mu zindi activite zayo muri Tanzania nukuvuga ngo biranarangira Miss East Africa bayiha umunyarwanda byoroshye kuzabesha muri kubyumva neza kuko ntabwo ari kuyifata ngo ihaye umunyasudani ndagira ngo ngiye kwita kujyana muri koti mpuzamahanga ndagira ngo numve kano kantu nukuvuga ngo Miss East Africa n'ubwa mbere yari ibayeho hamwe na Jolly Mutesi yego kuvuga ngo mbere yaho nta yigeze ibaho donc ni projet ya mukobwa ni projet yo gutera coup d'état Miss Rwanda none se kuba abanyarwanda tubuze byose koko exact niho hantu noneho utinyira ibyo byaranze kuko Miss East Africa yo abashinga naje wundi baratoye uyu munsi tuvugana umuntu ashyizemo Miss Rwanda muri Google harazamo ibindi bintu kabisa bihesha fuambi igihugu ni ibiki koko hazamo izindi mbere yo kujya gukora ibintu wagiye usha ubanza ukareba n'ingaruka byo zose bizagira iyo projet yarafeirinze yo gusenya icyari kiriho kugira ngo abariwe ufata intebe iyo projet isenyutse ubwe niwe witangiye ikirego muri RIB ibyo babivugiye mu rukiko yego none se hayitazaho rero processes z'ibingi turi kureba imyaka 2 igiye gushira Prince Kid ari gusiragira ariko abanyarwanda ngenda njya nibwirira abanyarwanda kandi ibintu byinshi mu rukiko yarasomwe muri yumvisha reka mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri yumvisha u Rwanda nk'igihugu kiri mu bya mbere ku isi niba atari cyo cya mbere gifite inteko irimo abari n'abategarugori ubwo n'abagore benshi ku isi muri yumvisha u Rwanda nk'igihugu gifite biriya bintu bijyanye n'ubukerarugendo bijyanye na Visit Rwanda Made in Rwanda ibingi byose bijyanye na cleanest city in the world hanyuma bikarangira dufite Miss Rwanda iriho icyasha kimeze kuri harimo ibintu ngo by'ihohoterwa kandi cyari gikorwa kimaze kugera ku rwego mpuzamahanga hanyuma ikindi rero ikindi rero ni mu rukiko nibwo Kid ubwe bwa mbere yeruye aravuga ngo nahimbiwe ibyaha kugira ngo nakwe Miss Rwanda urumva already umukobwa yakere Miss East Africa kugira ngo izitere coup d'état Miss Rwanda ibyo birafeiringa byafeirinze kandi kubera iki rero byafeirinze kubera ko muri mu miyoborere yari yarushanwa yasaga n'urgikubiye wenyine ariko akaryitirira abandi ngo inyuma y'amarido yari Mutesi Jolly gusa ariko ku binyamakuru ni vice president yego uri kumva icyo kintu Perezida Sakabana akuwore nanyi wo muri Tanzania wagombaga no gutanga imodoka agahemba n'umukobwa miliyoni 6 Shanita agomba guhabwa miliyoni 12 guhabwa igihumbi buri kwezi mu gihe cy'umwaka yagomba guhabwa miliyoni 12 6 zigatangwa na Mutesi Jolly izindi 6 zigatangwa n'uworena uworena rero bamushyize muri projet we atazi n'ikibigambiriye we nyuma aza kubimenya akura make karenge ariko se niwe izo 6 ntigeze azitanga ndende ibyo bihembo ntigeze bitanga yego
sinzi ni kubyumva neza. None se Mutesi yabujijwe n'iki kubanza kubuilding cyangwa se kuconstruiza team yajya inyuma y'icyo gikorwa cya Miss East Africa? Icyo gikorwa uzi uburemere gifite. Nyine uburemere gifite sibyo? Ni nabwo bwakabaye bumusunikira kureba mu ma personality asanganywe n'abandi bantu baziranye bakabikora as a team not as an individual. Sibyo? Yabihujijwe n'iki? Ni ryahubi cyangwa ni za karma? Kubera ko mu by'ukuri buriya abantu bajye banabyumva nguvuga ngo iyo wafashe umwanya wo kumva ugomba kwakiza umuvandimwe wawe, yego, ugafata imitsi nayo kumva ugomba kumurimbura cyangwa se kumugambana cyangwa se kugira ibindi bintu ukora, nawe ubwawe ntabwo utuza, ntabwo uba utuje ku buryo watuza ngo wicare utekereze neza. Bivuze ngo ibintu byose uzakora biyobowe n'urwango, ha amahirwe make cyane yo kugira ngo bibe byasireyusise. Yes, ntabwo byapfa gutsinda. Ntabwo byakunda. No kuvuga ngo mbere yo kugira ngo ukore ikintu runaka banza ushaka ikintu kijyanye n'urukundo ucyubakireho. Nutubakira ku rukundo wenda ngo bizange nyuma kuko turi abantu ugasunikwa n'urwango. Abanyarwanda barayamaze bavuga ngo usunana umujinya ukagira ute. ariko uribaza ikintu ukibaza nawe kikagucanga. Yaje muri Miss Rwanda iyoborwa na Prince Kid, yego, atwara ikamba. Nyuma yo gutwara ikamba ahabwa akazi, ahabwa izina rikomeye. Uri kubyumva? Yego. Birinda bigeraho ubwo we noneho yifuza intebe ya boss. Ariko umuntu akurajya imbere nta muntu ukora asubira inyuma. Urumva icyo kintu? Ibyo nta kibazo. Urumva icyo kintu? Umuntu akurajya imbere nta gakora inyuma. Nta usubira inyuma. Reka uzakure se uce na hahandi. Turebe kuri gukura koko. Shaje tuza. Uri kumva? Ibyo bintu bikaba ukiyoza uyu muntu mu by'ukuri n'iki kintu atahawe. Nyina no kuvuga ngo niko bigenda. N'iki kintu atakorewe. Hanyuma ubishyira no mu buzima busanzwe. Nubishyira no mu buzima busanzwe, sibyo? Uzasanga umuntu arimo gustarvinga hari yashonje. Ubone nyina yashonje. Kubera ko ashonje hari ingeso zimurimo zisinziriye. None wamugani hari umuntu uzamenya umuntu nyamuntu ukamaze kubona amafaranga. Yes, ni nacyo byakubwira ngo umuntu kugira ngo umumenye banza umuha amafaranga. Numuha amafaranga nibwo uzamenya uwari we. Who is he? Who is she? Kuko wamusanze hariya arahari ariko arashonje. None muri uko gusonza kwe yabaye umwana mwiza yaciye bugufi, umuntu wese urimo kumubwira ikintu arimo kucyakirana mutima mwiza. Hanyuma igihe nikigera no sasa abakamuha ibyo kurya, nibwo uri bumumenye uwo ari we. Nibyo abongereza bavuga ngo don't feed any dog you find starving. Kuko hari bikeneye hari bikeneye gufata akabaraga mara kugakira. Nanjye byambayeho igihe kimwe nafashije umuntu ndamufasha bishoboka ariko nta mezi 3 yanyuzemo yahise ahinduka bya bindi ahita kwereka amabara ye yose. Kirimo urabona amaherezo ya Kid araba yahe? Ibintu bigoye. Kid natera inda umugore we ave muri ibi. Sayifite se? Akareka. Ujane ko nabonye bari gukina game yiyambariye akantu nkabona nta kintu kirimo. Kajanye kwereka nabonye ku gacano ka murumuna we niba ari murumuna. Bari batweretse mu kantu kakenda k'umweru rimora. Nta rushyundo. Mwita Leslie, niba ari Leslie, niba ari inde nkunda kubakurikirana cyane. Muvandimwe wese? Afite agacano bajya bakina utu game bibereye mu rugo kabisa. N'ababyeyi babo. Nanyeganyeza urucundura neza rero. Nicyo kintu cyonyine namubwira. Natarunyeganyeza nago bizava. Nanyeganyeza incundura ibindi byo ntacyo mwijeje. Rega gahunda iri hano rega tunabwizanya ukuri. Gahunda ngiye iri hano uko mbibona. Uko bimeze. Gahunda iri muri uru rubanza rwa Prince Kid. So kumufunga cyangwa iki? Nukumukereza. Uko mbibona no gushaka kumutesha umwanya no kumuzengereza no kugira gute final agazasanga ngo ibya byose ntibimuhama. Akangirika mu myaka si bayibiri. Usubu yakwifata akavuga ngo ngiye kuzamura umushinga wo kubaka inzu.
ntago yabi azi ko azayibamo se ntago yabi oya n'urugero mvuze ko imishinga ni myinshi ashobora no kuvuga ngo wenda ngiye gutangira boutique cyangwa ngiye gutangira undi usu yakwicara agafata umwanya wo kwiga ku mushinga runaka azi yuko ku 14 nk'uyu munsi ndazi yuko yenda ari busomerwa ntago umutima wawe se ubwo umuntu waba urimo kumubuza umuntu waba urimo kumudistabinga cyangwa se kumubuza amahwemo cyangwa se kumujujubya yabagamije iki ntawamenya rwose none se reka mbanze nkubwo yaba ari kungukira yese ibaze urubanza ruraciwe agizwe umwere habura umunsi umwe gusa bahita bajurira batihashye bashyizemo ubujurire budafite igihugu cyo kiri kungukira igihugu cyahubwo se kirahombera kirahombera muri ekonomi n'abantu bose babashaga kubonera umugati mu gukorera Miss Rwanda banguhaye urugero nuko baba abakobwa bayiziboneraga baba bahaboneraga amazina baba abakozi baba amahoteli yakiraga abakobwa urabona hano hari ukuntu dore uyu niwe uri gutoragura amafaranga uyu ni Elisa uretse reka nze munsi naguze imboni zifata kopi urabona hari ukuntu we ntago ari akajipo n'agapantaro udujipo tw'ishuri suri kumubona se uyu wambaye agapira k'umukara nta kuntu ndeba ntako rwose nanjye narebye nyine ubwo ni bya bindi dini ryabihangije mu mutwe bakaba bavuga bati tutegereje ko abanza kuboneka n'ubukwe bwo mu rusengero muzakomeze murindagire inyuma y'idini ubukwe bushobora kubutegereza imyaka 3 igashira nuza ntamaze imyaka 2 afunze kandi ari ku minsi 30 Titi Brown ibyo mu nkiko nta kibazo kuko ari inkiko zo zirigenga nizo ziba zireba igikwiye ibyo nta kibazo ariko urareba ukavuga ngo umuntu agizwe umwere habura umunsi umwe ngo icyo cyemezo gifatwe nk'itegeko batekeretsemo ubujurire araje yiteguriye ubukwe itariki y'ubukwe imenyekanye kari 23 z'ukwa gatatu baturubanza ruri ku itariki 20 ubwo ntubuzige uzagera iyo 20 ukoze umurenge ku itariki 11 babibonye baturubanza rurasubitswe noneho rwimure mu kwa kangahe baraburanye ati subikwa ati urubanza ruzasoma ku itariki haje umunsi twasinga 30 kuva bamaze 30 zigeze umunsi wo gusomwa ati ku itariki 26 bateretsemo ikindi kimenyetso baretse rero nkwereke bazabiburaniraho ku 14 kubera ko barusubitse uri kumva indyarjimwe n'indyamireze nanjye bamara kurusubika uno munsi sibyo siko basi barusubitse nkahitamo amagara pasiteri nkahitamo amagara mama w'umukobwa nkahitamo amagara bashiki banjye babiri tukajya muri saro pasiteri by'agatimba bikarorera pasiteri akaturambikaho ibiganza ngenda njya ngo mvugire mu myemerere yabo kubera ko ntago ngemba nshaka kubangamira imyemerere y'abantu aho kugira ngo umukobwa agumye yiraza hariya n'umuntu agumye yiraza hariya utazi ikizavamo kurura umwana umushyire mu mago uhamagare pasiteri we aza amarambikaho ibiganza pa wi cyeka niba bavuga ati yenda bashobora no gukatira burundu ine nuza ntabwo urayimenya wowe iteme twazanye pa wi buri ninjoro abantu babyumvise ibyo nababwiye abatabyumva bayibigenda nanjye icyo navuze ubaho bigeze nta n'amagambo nkifite ikintu cyo nyine nabwira kidi narongora umugore we utakwambaye ngo aragukerereza kandi arabibona gukererwa pe arabibona ariko uzi yuko ubukwe bwa kidi bwari mu kwa 7/2022 niwe nahita noneho ni ukuvuga ngo jewe kidi wagira ngo sinzi nyine ariko usinzi ariko ubu ako se abantu baganira nawe ubundi wavuga iki atari biriya by'urukiko gusa ngavuga ati bampimbiye ibyaha wavuga iki mu miganiro bisanzwe wa muhungu ahubwo njyewe uzantumira iwawe njye tuganire njyewe uzantumire n'uwo mukobwa wawe mbicaze mbaganirize mbabaze ibyo murimo ubwo bw'imibiri yanyu umukobwa ari kwikinira game yaje akazikina umukobwa nakina game hariya yaje akazikina kuburi akajya mukina simbuka umugabo koko gukina kwihisha ariko imana ariko mu by'ukuri abantu bitwaza imana abaye ari cyo kintu amaherezo burazana yaje ariko si ubundi kubundi bashyingiranywe ari umugore mu mategeko kuki bataba babanye mu amategeko arabemera kubana sibyo ariko buriya rero ureba ukuntu idini ryakoronije abantu
bahita bavuga ko basambanye bari ubusambanyi imbere ariko ni gute umugore wawe gitifu yamuguhaye idini rikaza kuvuga ko wowe ngo nuryamana nawe muraba musambanye wumva nanjye sindi rwose ibi ngibi aho bigeze kid irongorera umugore uve muri ibi bintu ubukwe bazabukore bitonze birabyakemutse uri kumva cyangwa se mushaka umupasiteri z'abashingiranye n'ako basengere birangiye nta n'abantu ni agatimba kabe karetse akatimba se niko karongora none se ubundi none abantu usubire kabaze nkubwire nk'ubu koko uriya mwana buriya ni umugore we byaranarangiye yashaka n'undi ubu ngubu ubusuke yaramutse akatuye imyaka 15 ntiyaba musize se ku gasozi yabanza akajya kuri ariko wa mukobwa yababyiteguye nyina arabyiteguye abyiteguye fata imyaka ye uteranye imyaka 15 urebe igihe kirimo ni 40 base muri gereza naha babemerera kubona nasi 40 yuzuye kandi muri gereza abagani 40 uriya mwana azaba akicaye azamera nka muka hajya n'indi wategereje mu myaka Mukamusoni wategereje amajoro 18 ni Rusi muri Bibiliya ibikira uri kuvuga ahubwo Esther we yategereje umwana ntabwo turi kuvuga umwana turi kuvuga bategereje abafiyanse Mukamusoni yategereje umukunzi yaragiye kwiga imahanga birangira ashaje nashaje kumera nka Mukamusoni gombe kuno yarashaje Elise ko wamuryamiye ku isima ko wageze ute wagiye mu kabana ibyo by'amadini ni ari amadini koko ari ko bari muri Kristendo none se ureze manze ngo byibuzana anafite nakana rega ubwire nka kuriya nka Theogene abayitabye Imana si bingana nkuko Buravan ntago bingana ntago bingana ntago biba bimeze n'ubu ngubu Theogene abana bazajya barabira biganiro bye bagire batagire bate bose Imana ikomeze bakire ibahiruhuko ridashira ariko ikintu mvuga agize gutya ko byose bishoboka nta muntu predictinga urukiko umwanzuro w'urukiko agize gutya gakatirwa imyaka 16 bamusabira byaye kandi yarakoze umurenge imyaka 16 yarakoze umurenge ngo akabategereje ngo gutebutsa harya niko babyita ubundi hoye ibyo gutegereza gutebutsa ibyo gutebutsa ntago biba birimo iriya ni urgence abanyarwanda twese twakumva abakristo n'abarokore nibatakumva bazarorere ubugingo bwawe n'umutima wawe ko nabonye abanyarwanda uretse nda wa mukobwa hafi yose bishimye kabisa abarokore nibaramuka batishimiye yuko mubana ngo mutaragiye imbere y'Imana ibyo birabareba ariko ubundi imbere y'Imana ni ngene nubwo mbyumva imbere y'Imana Imana kwiri muri wowe imbere y'Imana ni kandi imbere y'Imana abantu banabyumve neza imbere y'Imana ni cyagiye mwemeranya ko muzabana mbere y'uko gitifu abasezeranya imbere y'Imana mwara maze kuhagera aho bigeze rero zira formalite z'amadini kugira ngo amadini abashe kugira ngo pastor abashe kubona ituro ry'ubukwe ntago byakagombye kubangamira kuba umugore n'umugabo uyu munsi barimo kurarana wenda nakarakaza tukabona kazama akantu kakabaro gutya kakagira kiyongera nagize kibuze ubu ngo twakavuga kwa turi kuvuga tuti azaza kumuherekeza mu isomwa hari ukuntu ari guciragura afite nyina buramugiriye na ako se yamugiriye nama yo inama y'abakristo ni nama ki inama y'abakristo ni na abakristo raga bafite ibibazo mwana ubukristo nari nanga marabivuga abantu bakajya ngo njari ikintu mpfa n'idini ubukristo ni ikinyoma ubukristo ni ubwambuzi koko urabuza umugabo n'umugore kuryamana gitifu yarabasezeranyije ngo nuko ngo idini ngo atari ikibazo kirimo aramutse afunzwe iyo myaka 16 kandi undi barasezanye ino se yahabwa divorce nta mwana musigiye kandi amagereza y'inanda sintekeza ko baguha uburenganzira umugore wakagusura mukagira uko ubone rubyitegereza neza basanga ubukristo burimo kurema abasazi nibyo niko bimeze idini rerema abasazi idini uramuna n'umwana atazapfa arondogora yazasaza arondogora yenda yivugisha mu nzira narashatwe ngo Prince Kid ngo yamaze gusaza twinyo twarashize nanye ngo nuko ngo disi ngo ntago twashatse ngo nuko maze ngo turasezerana mu murenge byari byiza ngo nuko mwajya kuryama iwabo ndajya kuryama iwabo ni ibiki murimo ko mwaretse ko batuganya amadini atari mbata zayo nkabo nanjye narebye kari aka video nshaka gukonfirma kuko ndebe umwana yakwikinira game rwose yambara agakabutura nta kigenda nta nicyo bimubwiye kibaza urumva myako ariko uri kuzana mu nzu uriya ni
umugore w'umugabo runaka waje kuryamisha mu nzu ngo kugira ngo ukunde ngo utegereje ko ngo idini ribanza rikabakingirana uzi indota arota umugabo we arayiro nakora yaramurota none na Scovia aravuga ati ariko se Kid wundi ati muzambariza amakuru arabigenda se kuyobora bari abakobwa akaba nta numwe wavuze ati dore nguyu dore naramubyari nyamara ni ibibazo nyamara harimo question mark ariko hari ikintu kigomba gukorwa hagati aho hanyuma se baba pasiteri babo uriya mukobwa asengera muri rya dini ryo kukimihurura ntabwo mbiyasengera kwa Minyoni niho nkekanye kuko ndumva mfite n'abandi bamisi nka 3 nigeze numva ko ngo ariho bajya nka 3 gutya kwa Minyoni ni Gikondo ni Kimihurura aho bita Women Foundation yako bakagira n'iyindi bita Noble Family Church Kagugu urumva wasanze Minyoni akakugira inama ukuntu ugomba kubigenza ugomba gutegereza yuko umugabo arangiza iby'imanza kandi ubona abantu bari gushyiramo ibihato bitari ngombwa ngo kugira ngo uzakunde Pastor Minyoni ntago nzi ko yabyanga yahita murambika ibiganza kamubwira ati genda upfubate umugabo wawe titre ye Apotre na pastor biratandukanye tazavuga kapiteni ako nacitswe tuzafata koronero kamwita kapiteni ese mama amwita intumwa y'Imana ariko nibyo abako bamujye muba icyo cyo nicyo yamushingira akaba abantu umwanzuro ukazaza asanga mubana ni ibiki ko nibi ngibi ari ukubazungurutsa ngo mukomeze mu kine izo game z'amafaranga nibiki rero bakadikiniye mu cyo barabongerera iminota yo gukina game uko bwabo bwabaye ryarira kitaki 11 z'ukwa kabiri z'ukwa gatatu mu kwa gatandatu hakagombye ko harimo inda y'amezi 3 hoya ahubwo bakagombye ko barakoze n'umurenge harimo akana ariko uzi ko ari byo uriya murenge wakagombye kuba warabaye harimo amezi nibura nk'abiri mezi nk'abiri cyebonka rero wanjye sha cyebonka vuba umurenge itabyara wowe mbone wanjye wowe ni uzi ubwenge vuba umurenge ari kubise wowe ni ubuzi icyo gukora ndetse sibyo buriya reka nkwereke nimutinya kugira muzamenye ko idini ari ribi uzarebe iteka rigukura ku byare kuri nature ku mwimerere w'abantu umwimerere w'umugore n'umugabo bashingiranwe n'ukwagura umuryango ibintu bya Miss Rwanda byo rwose nge nagaterera nzamba kanyina wa nzamba Kid natamenya ubwenge nawe nibyo aracyura umunyu ashobora kubura byose ariko wahomba ni Elisa cyane bose babahombye kuko nawe yabagiye gufungwa nyine kandi ufunzwe ntago ubuzima bukomeza ariko imisazire y'umugabo n'iy'umugore ntago ari amategeko y'umuryango iyo uri kuburana utemererwa gushyingirwa kandi leta yaramushyingiye urimo kuburana urashyingirwa uri kuburana urashyingirwa mbese niba ari kuburana ari hanze akaba adafunze abafunze ntibajya mu misasi none rero uriya ukiri mu rubanza rukiri mu nkiko ntago bimubuza kuba yapanga agahita atebutsa agashyira umugeni we mu rugo ubundi byose bigakomeza bari kumwe ubundi se mubwirwa n'iki nibinya kwose tarimo guterwa n'ukuntu buriya mu gitondo umugore umugisha n'umugore agaba umugabo umugisha reba ukuntu ahita amera abagabo n'abagore ubundi reka mubwira uriya muhungu wakoraga muri biriya bintu bingana kuriya bitabyamoko atandukanye umwaka wa mbere yawiteye umunsi yiyemeza kubikoramo agakora muri iriya bizinesi ya kuriya ubundi ukora muri bizinesi tuvuge muri busheri baguha akazi muri busheri ugomba gucyuraho ikiro mbere na mbere bagufata n'iminsi 15 bakajya baguha ikiro cy'inyama za buri munsi ukazijya ukazishira ipfu ugasesema no muri resitora nuko iyo winjiye muri resitora ugiye gutangira akazi ko muri hoteli resitora iteka barabanza bakagutega amafunguro hari ukagenda ukayasogongera ukagenda ukarwara impishyi ukarwara ubwangati ubundi ukajya ureba ibiryo ukabibonamo zero ariko wagiye gukora kari akazi kameze kuriya kari abakobwa utagira umugore wawe bwite ngo ubanze ubishire ipfa abanza bigusuhurishe mu gitondo nimugoroba hano wagera ahita abikubanzirizaho
ubanza kurya ukongera ukarya ukabanza ukongera ukarya ukabona kurya ibindi biryo bisanzwe wabanje iradese wabanje ziradese warangiza nimugoroba akaba arizo ziba aperitif ubundi bakubwira ko mu bintu bijyanye na sex ibyo bita MMS so yizi Clement matin midi soir ntayuzi nanjye nayonzi matin midi soir umugabo akazajya matin midi soir gatatu ku munsi uwo mugongo ubwo nyine abana bamaze kuba batatu cyangwa bane mujya muri MMS ya mercredi ya mardi mercredi samedi urumva neza cyashejwe n'iki burase ahunze iki ibyo bintu ngo nibyo by'abantu bakuru burahunze iki twigendera n'undi wari watuvanye nta nunjike tuvugana se ubwo ngo bari mardi mercredi samedi urumva babaga bajya gutya bakabazanya ibinda z'ibifuka abagore nabo ugasanga atangiye kurwara za diabete n'abagabo nuko bakazinjira muri mars mai septembre hanyuma igihe kikazagera nyine akazajya arambikaho ikiganza gusa akibuka ibyabaye agafiringa meilleur souvenir ibyo bintu tubivemo ibyo ngibyo tubivemo DC TV Rwanda.